Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Gusengerwa abari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, abari mu Faransa, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu badukurikira bari mu Bubiligi, inshuti za gusengerwa, abakozi b'Imana, abapasiteri ndetse n'abashumba. Uyu munsi none bavugaho cyane, twongeye kubaha ikaze muri kano kanya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ntibisanzwe, murabizi ko duheruka kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana avuga ijambo rikomeye, aravuga turimo tubwiriza, avuga ijambo aravuga ngo hariho ikiriyo cy'ihene. Hari ikiriyo cy'ihene, ati tubasigaramo idene. Nyakubahwa umuyobozi, uyu munsi nuza kuvuga uze n'ugiye kubwiriza, ariko uze gucishamo kariya kantu, ugiye kuza kuvuga niwo mwenda nagiyemo abantu nje kwishyura. Urakoze cyane. Inshuti za gusengerwa abari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze n'ubundi mu ijambo ry'Imana, kandi twongeye guha ikaze nawe, kandi umve mu ikaze. Umunsi ndaza gufashwa. Murakoze cyane. Sinzi impamvu numva ndaza gufashwa, kandi impamvu ndafashwa yego ndi kumwe n'abantu ntaheruka, harimo umuntu abanyamuruza ko amaherezo mbese mushonje muhishiwe. Turabashimiye kandi comment zanyu, tubashimiye abadusengera, tubashimiye ndetse n'abakomeza gukora subscribe, dushimiye n'abantu bakomeza gusengerwa kugira ikomeze kwaguka, ikomeze kugera ahantu kure hashoboka. Dushimiye na mama wacu uri mu Busuwisi, Imana iguhe umugisha, wemeye kuzadufasha, kandi turabikunze cyane ko watwemereye umuntu uzajya dusemura mu Cyongereza. Imana iguhe umugisha. Nshatse gushimira imbere ya kamera, kandi ndizera ko ikintu watekereje gikomeye cyane. Imana iguhe umugisha. Inshuti za gusengerwa bari ku migabane itandukanye y'isi, uyu munsi ni umunsi ngira ngo urarike umuntu wese, umurarike gukurikira gusengerwa, kandi murabizi ko mu kwanga bw'Imana ntabwo tuba turi twenyine, habayemo undi muntu uba uhagaze uri kuturebera. Kwanga bw'Imana turi kumwe n'ubita Jerry, hari iyo tuba turi kumwe na Bob cyangwa hayi Robert, uyu munsi turi kumwe na Jerry. Imana imuhe umugisha. Reka twinjiye mu mwanya, ariko tumanze mwakira umunsi muze guhura inshuti zawe. Hari abantu bakurikira bari muri Amerika, bakurikira bari turabasuje mwese inshuti zacu mudukurikira muri Afurika, abari muri Amerika, Uburayi ndetse na Aziya, n'ababa ku bigwa bya Morisi tujya tubakurikira kandi muradukurikira turabibona. Ababa ku migabane ya mwese muhabwe umugisha n'Imana. Turashimira uruhare rwanyu, mudahwemo kugaragaza ko mudukurikiye kandi mutwitayeho. Imana igiba umugisha. Murakoze cyane. Amazina ari kuwa nitwa Nzakundimana Jean Baptiste nk'ibisanzwe. Ndacaboneka kuri Urakenewe official nk'ibisanzwe, kandi ndazi neza ko hari byiza byinshi. Mukomeze muhakurikire, mukore subscribe, mukomeze mukore ibikorwa byose biri ngombwa kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Murabizi ko nabwiye ko nzajya ntumira abantu bafite amacana, abakozi b'Imana, bakaza tukaganira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu n'ubundi turi kumwe n'umuyobozi Urakenewe TV. Hanyuma tuguhaye ikaze kuri gusengerwa, kugira ngo usangize abantu ijambo ry'Imana, Abanyarwanda ndetse n'abatuye ku migabane itandukanye y'isi. Reka tutange dusenga Imana, hanyuma twumva ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye kari wowe uturinda, tugushimiye kari turwanira, tugushimiye kari twimana, tugushimiye kari ducira inzira mu butayu tugatambuka, tugushimiye kari gukuraho igisuzuguriro cyose. Turagushimye Uwiteka.
muri kano kanya twinjiye mu kumva ijambo ryawe. Umuntu wese udukurikiranye ari ku migabane itandukanye ufunguye gusenganwa akumva ijambo, akumva ubuhamya, ahabwa umugisha nawe kandi ahembuke. Mwami, ntabwo turi hano kwibonekeza aho kote n'ukugira ngo twamamaze izina ryawe rikomeye. Izina ryawe riruhura, izina ryawe rikiza, izina ryawe rizura, izina ryawe ryabo tutari twabaho dukura ahantu habi. Kandi turano kugira ngo tukwamamaze uko nyuma y'ubuzima hari n'ubundi buzima. Tuguhaye ikaze Uwiteka, ushyigikire umukozi wo kwijambo ryawe riraturuta twese, umushyigikire mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Mukozi Imana, karibu mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Bakunzi ba gusengarwa, ni munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, turasoma igice cya 37. Dusome n'umurongo waho wa 31 tugeze hepfo gato. Ku murongo wa 36 twumva icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo. Hanyuma turaza gusoma no mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 6 kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri uyu mwanya. 31 haranditswe ngo benda yakanzu ya Yosefu, babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza yakanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se, bamutumaho bati, twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Arayimenya, aravuga ati, ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Nta gushidikanya Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye, yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro, ati, nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Abacamanza igice cyaho ni icya 6. Dusome ku murongo waho wa 14 tugeze ku wa 16. Haravuze ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye? Gidiyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turaboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, nukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Twese tuvuge ngo amen. Shuti rero bene data, nkuko twari basezeranije ubushize mu kiganiro twakoze, turi kuvuga ngo nta hantu kure habaho Imana itakura umuntu. Twaje kubasezeranya ko tuzavuga ku kiriyo cy'ihene. Uyu munsi mbaje ni ijambo rivuga ngo wikangwa n'ibiriho, va ku kiriyo cy'ihene. Yesu afite icyo yavuze. Yesu ashimwe cyane. Iyo bavuze ngo va ku kiriyo cy'ihene, rimwe na rimwe abantu barikanga, tesi noneho ni ibicyaje kutubwira. Yesu ashimwe cyane. Mu magambo y'Imana tusomye, twabanje kumva inkuru za Yosefu. Uyu Yosefu ni umwana w'amasezerano, ni umwana wavutse akenewe, aza mu gihe Imana yashatse ko azamo, kandi aza papa wamukeneye ndetse na mama we. Mbibutse ko nyina umubyara Imana yari yaramuzibye inda, aza kumubyara mu gihe yaramukeneye. Haleluya. Kandi nyina w'uyu mwana, papa we yari yaramukunze ku rwego rukomeye. Nyina wa Yosefu ni umugore watendewe imyaka 14. Kuko se wa Yosefu arambagiza nyina, Bibiliya igaragaza ko yamutendeye imyaka 7. Nyuma y'imyaka 7 aho kumuha uwo yatendeye, bamuhereza undi. Aravuga atari ku rukundo nakunze Rasheli, ndirwanyemerera kwiyumanganya ngo ntungereya, ahubwo ndakora iyo bwabaga na Rasheli mubone.
izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma ngo mu gihe yabonaga Rasheli yarakeneye, ahuriramo n'ikindi kigeragezo gikomeye cy'uko uwo mugore atarabonye urubyaro vuba, ahubwo umuja warabyara, umugore abura urubyaro, ariko akomeza kuba bugufi bw'Imana. Ngo igihe kigeze Imana izibura inda ya Rasheli, abyara umwana w'umuhungu amwita Yosefu. Haleluya! Amare kubyara Yosefu, ngo Yakobo aramukunda cyane, aranezerwa, aravuga ati ntacyo bitwaye, Imana inyongera undi muhungu. Yosefu birasobanura ngo Imana inyongera undi muhungu. Ayiwe, ngo mu gihe kitarambiranye Imana ibigenza neza, imuhundi muhungu, ngo abyara undi muhungu witwa Benyamini. Ngo akimara kubyara Benyamini, Rasheli arapfa. Amare gupfa, Yakobo yinjira mu gahinda, yinjira mu kiriyo cy'umugore we yakundaga. Mu kwinjira muri icyo kiriyo arababara, atekereza urukundo yakunze Rasheli, atekereza imyaka yamutendeye, atekereza imyaka yamutegereje. Ngo arangije afata urukundo yamukundaga rwose aruha muri Yosefu, aramukunda, aravuga ngo urwo nakundaga mama nawe ndarugukunda. Ngo arangije amudodeshereza ikanzu nziza. Yosefu yakwambara iyo kanzu, papa we yayireba, yabona uko umwana agenda anezerewe, akavuga ati kabisa iyi shusho ndayibona, nkabonamo mama wawe. Ngo igitondo kimwe Yakobo agira atya, ngo afata ibyo kurya, afata imfumba, ahereza umuhungu we, aramubwira ngo jya kureba barumuna bakuru bawe. Ngo ajya kubareba, ariko ajya kubareba amaze igihe arota. Ntabwo uzi icyo uzazira, hari igihe uzira inzozi warose, hanyuma abantu bakajya ku kiriyo cy'ihene bazi ko byarangiye, ariko ndagutangariza ko inzozi warose zizasohora. Umva ikintu gitangaje cyane, umwana ararota akaza kuvuga inzozi yaroseho bakazisobanukirwa batazizi. Buri gihe uvuze iby'Imana ivuze, kenshi na kenshi y'Imana ivuze abantu bumva. Hari abantu bazi uburemere bw'Imana, hari abantu bazi imbaraga z'Imana, hari abantu bazi imivugire y'Imana. Niyo mpamvu yivuze ku buzima bwawe. Hari abavuga ngo reka dushake uburyo twamiraniza, dusibanganya ibimenyetso byatuma bidasohora, dusibanganya ibimenyetso byatuma bitacamo. Ariko nje kukubwira ngo va ku kiriyo cy'ihene, hari ijambo umwami yavuze, riruta cyakiriyo, riruta ibyo abantu babona, riruta ibyo abantu batekereza, riruta n'ibimenyetso abantu bashaka kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya isobanura neza, Yosefu ngo ajya kureba bene se, ariko afite inzozi bene se bazi. Ngo igihe abagezemo, ngo bamwitegeye akiri kure, baravuga ngo reka turebe sha, reka turebe, dore Karosi yaje, mureke tumuhwanye, mureke tumwice, turebe aho izo nzozi zizasohorera, turebe aho izo nzozi zizanyura. Nshuti yanjye, hari inama zakozwe ngo barebe ko inzozi zawe zizasohora. Imana irabyanga, uratambuka. Hari ibintu byinshi byagiye bikorwa wowe utazi uko bikorwamo, ariko birimo bihiga ubuzima bwawe. Ariko nje kukubwira ijambo ryiza, nje kukubwira ngo humura, humura, reka ibisakuza bisakuze, reka ibivuza induru bivuza induru. Ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe no kurisohoza izarisohoza. Ejo bundi herutse kwiherera, ibwira uwitwa Yeremiya mu gice cya mbere cya Yeremiya cyangwa icya kabiri, muzahasome muhereye ku gice cya mbere. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Ageze hepfo gatoya arabwira ati ariko sha Yeremiya uruzi iki? Aravuga ati nduzi inkoni y'umurinzi. Aramubwira ngo waroye neza uburyo ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ariko ubundi wahamuwe n'iki? Wavuganye nande? Abantu baravuga amagambo y'abagasigara mu byicaro byabo, ariko ijambo Imana ivuze irishyiraho n'uburinzi. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ndatangaye cyane. Ngo bene se wa Yosefu bamubonye, yo baravuze ngo reka tumwice, tureba inzozi ze zizasohorera. Ariko bagambirira kumwica, Imana yaragambiriye kumugira umutware. Bagambirira kumurangiza, Imana yaravuze ko bazamwikubita imbere. Bagambirira kumurangiza, Imana yaravuze ko imiryango ya Yakobo yose izamwikubita imbere. Hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe riruta cyane ibihe uri gucamo. Hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe riruta cyane ibihe uri kunyuramo. Hari ijambo Imana yagambiriye ku buzima bwawe riruta imyaka umaze. Hari ijambo Imana yagambiriye ku buzima bwawe riruta ibihe utuyemo umazemo igihe. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Va ku kiriyo cy'ihene. Ayiwe ndatangaye. Hanyuma ngo abahungu babone Yosefu,
bajya inama ngo umwe arababwira ngo ariko ubundi inyama yatwo tutari buyirye uwamunaga mu cyobo bamuta mu rwobo amanukanamo isezerano amanukanamo inzozi bamuvana mu rwobo baramugurisha ngo bamare kumugurisha ngo uwitwa Rubeni ni mukuru we ngo agarutse ku rwobo bamujugunye basanga ntawe urimo ngo agira ikibazo aravuga ngo data wa twese ndabigira nte ndakora iki niba mwene data abuze ko data ari ngewe ari bubaze ko ari ngewe mukuru ndasobanura iki ngo ahita bagira inama aravuga ngo nimubage isekurume y'ihene Yesu ashimwe cyane ngo baricara bafata isekurume y'ihene barayibaga ndagira ngo mbibutse ko inyama baziriye inyama barazihekenya niba barazokeje niba barazitogosheje ntumbaze ntabwo nari muri iryo teraniro ariko inyama baraziriye ntibazipfushije ubusa ngo bafata ikanzu ya Yosefu ngo bayinika muri ya maraso inyama baraziriye uruhu sinzi aho barujugunye barangije bafata ikanzu ya Yosefu bayinika mu maraso ngo babwira umwe ngo nayitware ngo bende iyo kanzu niho twasomye bayinika mu maraso ngo barayifata baravuga ngo ndi yikanzu muyishire data mumubwire ngo umwana wawe twabonye iyi kanzu tugibonye tubona ijya gusa nayo ariko ntitwabimenya neza hari abantu bazi kujijisha bari gusibanganya ibimenyetso twagerageza uturebere papa ubundi twebwe si twe twayidodesheje wewe wayidodesheje uzi amabara yayo wewe wayidodesheje uzi n'amezire uzi ibipimo byayo none turebere wowe urayizi Yesu ashimwe cyane iyo nza kuhaba nari kwibaza uyu musaza ubundi ajya kureba ko bavuze ngo babonye ikanzu bayibonye bate bari babwiwe n'iki ko yaje batamubonye hari abantu bajijisha ariko amaherezo bizabakoraho naratangaye cyane nibwo bwa mbere nabonye umuntu wavuganye n'Imana ariko bigera ubwo ubwenge busa n'ubugiye ntiyagira ibibazo byinshi yibaza Yesu ashimwe cyane hari igihe Satani ajya twambika umwambaro w'ibihe bibi ntitugire gutekereza iby'Imana yavuze ntitugire gutekereza aho twavuye ntitugire gutekereza aho tugeze ahubwo tugahita twisanisha n'ikibazo tugezemo ako kanya ariko nje kubabwira ngo nubwo bimeze bityo icyo Imana yagambiriye kiracyariho izina ry'Uwiteka rihimbazwe Bibiliya isobanura iki iravuga ngo yakanze umusaza arayitegereza ngo ayibonye arayimenya aravuga ati iyi ni ikanzu y'umwana wanjye ashyiraho ijambo rivuga ngo nta gushidikanya iri jambo rivuze ngo nta gushidikanya cyari igihamya we yaramaze gukonfirima ko ubuzima bwa Yosefu bwarangiye nshuti yanjye wowe nkurikiye aka kanya hari ubuzima wamaze gukonfirima ko bidashobora guhinduka hari ahantu uvuka n'imyaka uhamaze wareba ibihubayemo wareba ibiri kukugariza ukavuga ati jyewe n'ubundi no kwa shangazi no kwa muyomba no kwa anko ntibyigeze bihinduka ubundi njyewe byava hehe wamaze gukonfirima ko bidashoboka ariko nje kukubwira ngo va ku kiriyo cy'ihene va ku kiriyo cy'amagambo na karandezi wanyu icyo Imana yagambiriye cyo kirahari izina ry'Uwiteka rihimbazwe haleluya Bibiliya ivuga iki iravuga ngo amare kuyimenya ashishimura imyambaro ye amare kuyishishimura ngo yiraburira umwana we arangije akora ikintu cyambabaje cyatumye mvuga ngo kiriyo cy'ihene ngo agira agahinda ararira araboroga ngo abana be bose abahungu be n'abakobwa baza kumubwira ngo papa uhumura turahari tuzaguhoza Yosefu ntabwo ari we wabyaye wenyine natwe turabana arangije arababwira ngo no ayo murimo muvuga sinyumva ngewe nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu nkirira ngaya magambo yambabaje umusaza aja kumarira umwaka wa mbere ararira umwaka wa kabiri ararira imyaka 10 ararira 12 ararira 15 ararira
17 yamaze imyaka 17 ari kuririra umwana we. Mu myaka 17 Yosefu Umwegiputa, mu myaka 10 umwaka wa mbere kwa Potifari, umwaka wa kabiri kwa Potifari, umwaka wa gatanu ari kuyobora ibyo kwa Potifari, umwaka wa 15 ngo mu nzu y'imbohe ari mu gihe ari mu nzu y'imbohe. Kama ndoriki my drive. Mu gihe umusaza arira Yosefu arazamuka mu ntera. Mu gihe umusaza arira Yosefu ari guhindura ibintu mu Egiputa. Mu gihe umusaza arira Yosefu arimo ararotora inzozi. Mu gihe umusaza arira ari kuvuga ibizaba ku mbohe z'ibwami. My dear, hari imirimo Imana iri gukora nubwo wiyibagiwe. Hari imirimo Imana iri mikora nubwo wihaze. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Umusaza arira Yosefu ubuzima bukomeje. Arimo arareba ikanza karira. Yosefu ubuzima bwahindutse. Arimo arareba ikanza karira. Yosefu ubuzima bwakomeje. Haleluya. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye. Mu myaka 17 ishize nibwo Yosefu yavuye mu nzu y'imbohe. Ngo ave mu nzu y'imbohe aba umutware wa mbere kuri Farawo, aba ministre w'intebe, ayobora ministere enye zikomeye. Ministeri ya mbere yabayoboye niwe wabaye premier ministre. Ministeri ya kabiri niwe wabaye ministri w'ububanyi n'amahanga. Yesu ashimwe cyane. Ministeri ya gatatu yayoboye niwe wari ushinzwe ikintu cyitwa umutungo. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ministeri ya kane yayoboye niwe wari ushinzwe ubushinzi n'ubworozi, ubuhinzi n'ubworozi. Izo ministeri yaziyoboreye icyarimwe. Icya mbere ari umunyamahanga. Gataba twese we. Icya kabiri yarafite dosiye zitamwemerera, yarafite imiziri ibiri itamwemerera kuyobora Egiputa. Iya mbere yari umunyamahanga kavukire witwa umunyababuloni, umuheburayo sore. Icya kabiri ni umwana utarabonye uburyo yiga, kuko imyaka y'ubuzima bwe bwose yayimaze mu buzima budasobanutse, budafite ireme, ariko inzozi yarose zari zihari. Ndatangaye no kuri kw'Imana. Ntabwo nzi inzozi warose, ntabwo nzi ko Imana yavuganye nawe, ntabwo nzi amakuru ubitse, ariko nje kugutangariza ngo amagambo yose ugenda wumva guca intege, icyo ni ikiriyo cy'ihene. Ibintu bigenda bikwa muri byiringiro, icyo ni ikiriyo cy'ihene. Ibyo biguteye ubwoba. Mu minsi ishize hari umwana witwa Yowasi, umusaza witwa Yowasi, yaravutse ku muntu witwa Manase. Bafite amateka avuga ngo Yakobo yanyuranije amaboko, ngo anyuranije amaboko avuga ngo witwa Manase azaba mutoya, uwitwa Efurayimu azabe mukuru. Ngo kuri uwo muryango rero havukamo ngo n'agahungu kitwa Gidiyoni. Muzabisanga mu bacamanza niho twasomye. Ngo akakana ngo umunsi umwe marayika arakagendera, ngo arakabwira ngo umva yewe Gidiyoni we, uraho wantwari we, uraho wa munyamaboko we, ugira n'ubutwari. Ngo Yowasi Gidiyoni ngo abyumve, yumvise amagambo Imana imubwiye, haravuga atari kuwite ibyo bintu uvuze ubitekerezaho neza. Ubwo iyo utangira kuvuga ngo ndi umunyembaraga nkagira n'ubutwari, ubwo se urabona ubuzima bunshimishije. Ngo yararimo asekuringana, ariko Uwiteka yamureba, yareba kucyo amutekerezamo, akamubona n'ubutwari, akamubona n'imbaraga, akamubona n'ubushobozi. We yakwirebera mu gusekura ingano akagira ngo ubuzima bwararangiye. Hari ubuzima urimo bugutwikiriye, hari ubuzima urimo bwakwambitse fime, hari ubuzima urimo bwishe ibitekerezo, wumva kuzapfa utyo, wumva kuzarangira utyo, ariko nje kuguhanurira ngo uve ku kiriyo cy'ihene, uve ku bicyantege, utumbira amaso yawe, urebe icyo Imana ivugana nawe, maze uhinduke umuntu mushya mu izina rya Yesu. Haleluya. Umva uko Bibiliya ivuze. Ngo uyu muhungu witwa Gidiyoni, ngo Uwiteka aramubwira ijambo rikomeye anyuze muri marayika, aramubwira ngo umva, ni wowe uzanzakirisha Abayisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Aramubwira ngo ugende uko izo mbaraga zawe zingana. Arangiza aramubwira ngo aho wibeshe, ntabwo uzi kavukire, ntabwo uzi aho nkomoka. Burya nduwo kwa Yowasi twarasuzuguwe, kwa Yowasi nabo kwa Manase banyuranyijweho amaboko, bashyizweho ikiganza cy'ibumoso, ntibashobora gutera imbere, nta cyerekezo bagira. Ibyo bivuga ubikuye hehe? Ariko Uwiteka aramubwira tuva ayo magambo yashire hasi, ngewe nzabana nawe. Haleluya.
nzabana nawe, ninjye uzagukoresha, ninjye uzakujya imbere, ninjye uzakurwanirira, kandi ni wowe nzaheshereza mu Bayisiraheli gutsinda Abamidiyani. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe, nshuti yanjye unteze amatwi. Amagambo wakiriye aguca intege ni ikiriyo cy'ihene. Ibikubwira ko ntacyo uzimarira ni ikiriyo cy'ihene. Ibikubwira ko iwanyu nta cyiza kihakomoka ni ikiriyo cy'ihene. Na Yesu Kristo niko bamuvuze, baravuze ngo mbese Nazareti niki cyakomokayo? Nta cyiza kibayo. Bari bahazi mu yandi mateka, ariko mu mateka abantu bazi Imana yabyaza mu andi mateka. Mu mateka abantu bakuzimo Imana yabyaza mu andi mateka. Muri ishusho abantu bakuzimo Imana yabyaza mu indi shusho. Mu buzima abantu bakuzimo Imana yabyaza mu bundi buzima. Mu cyerekezo abantu bakuzimo Imana yabyaza mu ikindi cyerekezo. Va ku kiriyo cy'ihene, Yesu ni muzima. Va ku kiriyo cy'ihene, Yosefu ni muzima. Nubwo Yakobo yariraga akamara iyo myaka ku kiriyo, ntibyamubujije guhobera Yosefu. Naratangaye cyane, nagize gutekereza nibaza uyu munsi Yosefu yahuraga na se, umusaza umaze imyaka arira, agahobera umuntu yamaze imyaka arira. Akurikiranye amateka asanga ni intumbi y'ihene n'inyama baraziriye di. Na reba abantu umuntu imyaka umaze angazi, wavuze ngo ntuzashaka, ni urema abagabo. Reba imyaka umaze uvuga ngo nyoko bukwe yavuze ko utazamubyarira mu rugo, ni urema abana. Va ku kiriyo cy'ihene, va ku kiriyo cy'amagambo y'iterabwoba. Wakubwiye ngo ntacyo uzimarira, ni ukimara se. Ejo bundi yasaherutse kubihanura, aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Aravuga ngo kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni, kuko ntsindishiriza ari hafi. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Nshuti yanjye, ntabwo mvuga ibintu byinshi, ndimo ndegera umusozo. Ntabwo nzi ahantu mazurira, ntabwo nzi ibintu byakumazemo imbaraga, ntabwo nzi ibintu biguteye kurira ubudasiba. Hari ubuzima ubayemo, nibyo koko wabyariye iwanyu, bikwereka ko ubuzima bwarangiye, ndetse waraguteragana n'umwana ubyaye baramuteragana, ntushoboye no kumurihira ishuri, ubuzima buragucanze. Ibyo koko ndabona ko biguteye ikibazo, ariko iyo ni fime wambaye, vanamo fime, imbere yawe hari ubuzima. Nibyo koko, ntuzi so ntuzi na nyoko, wisanze gutyo, n'abakureze baraguteragana. Umwe aragutera ishoti uko yabiramukanye, umwe akakujyana hari uko yabiramukanye, ariko si bo herezo ryawe. Hari igufite mu bitekerezo, hari yakuremye, hari yakumenye itarakurema. Haleluya! Niyivuganye nawe aya magambo, va ku kiriyo cy'ibyo ureba, va ku byo bagukinze mu maso. Ari amaraso y'ihene yari Pilate, ntabwo ari ayo Yosefu, yari ay'ihene. Ayo ni amajwi y'abantu, hari ijwi ry'Imana. Ayo ni amagambo y'abantu, hari icyo Imana yavuze. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu. Nshuti yanjye, witerwa ubwoba n'ibyo ubona, sifa kwa Mungu. Ibintu bigomba kugira iherezo. Umwambaro wambaye ukwereka ko byarangiye, si wo. Ibyo bintu wambaye bakumurikiye mu maso, bakwereka ko ufite karande zidahinduka, si byo. Niba ugira ngo ndakubeshya uzabazeyo. Ejo bundi aherutse kwandika amagambo akomeye mu gice cya 23, ageze ku murongo wa 13, ariko aravuga ngo ari kwigira icyo yitumye, ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora. Nibigambiriye kuguha umugisha, ninde wawukunyaga? Nibigambiriye kuguteza imbere, ninde wagusubiza inyuma? Nibigambiriye kukuzamura, ninde wakumanura? Nibigambiriye kugukomeza, ninde wakunyeganyeza? Utagira ngo ni ibintu by'amagambo uzabaza. Ejo bundi uwitwa Salomo yanditse mu gitabo cy'umubwiriza amagambo akomeye, gice cya 7 umurongo wa 13, aravuga amagambo akomeye, aravuga ngo itegereze umurimo w'Imana, ninde wabasha kugorora icyo yagoretse? Aravuga ku munsi w'amahirwe ujye unezerwa, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko byombi ariyo yabiremye yarangiza ikayibangikanya. Mu gihe rero cy'umubabaro wigira ngo umunezero ntuzaza, mu gihe cy'amaganya ntugira ngo ibyishimo ntibizaza, mu gihe cyo kurira ntugira ngo ibitwenge ntibizaza. Iyo wambaye ni fime, icyo Imana yagambiriye no kugikora izagikora. Mu gihe cy'uburushyi hari igihe cyo kuruhuka, hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cyo kurira, hari igihe cyo gukundwa n'igihe cyo kwangwa, hari igihe cyo kwemerwa n'igihe cyo gusuzugurwa, hari igihe cyo kuzamurwa n'igihe cyo gushyirwa hasi. Tumbira Imana muri ibyo byose. Were kwambara uyu mwambaro witwa
ikiriyo cy'ihene cyangwa se ngo uririre ibitaye uririre ibiriho bakubeshe ngo byararangiye. No, ninde wabirangije? Ijambo rya nyuma rifitwe n'umuremyi ku buzima bwawe. Ndashaka gusengana nawe. Ntabwo nzi biguciye intege, ntabwo nzi byakubereye nk'ikiriyo cy'ihene. Uri gusenga, Mana amaherezo yanjye ntayahe, ngiye kuzapfa ntashatse koko, ngiye kuzapfa ntabyaye Mana. Uyava ku kiriyo cy'ihene. Yosefu ni muzima. Yosefu arimo arayobora. Yosefu arimo arubaka Gosheni. Yosefu arimo arubaka ibihugu by'abami. Yosefu arimo aratunganya ibigega. Yosefu arimo arategura. Yosefu ari guplanifia. Va mu kiriyo cy'ihene, va mu marira adafite impamvu. Imana n'umutabazi wawe. Date wa twese uri mu ijuru. Letando bini fota con le grai. Henima ndaya bini tando de fo. Letando sikini tankota libiri golia. Shainimi. Testan sto fergrene mai di bini drome. Reka mvugane n'uyu muntu. Reka mvugane n'uyu muntu wari wagambiriye kwiyahura. Avuga ngo biranze. No, tedredo pafostik enimanto peredrai. Nikiwa ya sansome de bini foredrai. Umva nshuti yanjye. Meke stanster de voeta wigini my dry. Hendi tao safika. Ntabwo uri kure, uri hakurya hariya Uganda. Ndimo ndabone vuzika, ndimo ndakudi. Eni starfo de Monterigray. Umva nshuti yanjye, wikwigirira nabi. Umva mada, wikwigirira nabi. Wikwigirira nabi. Wikwigirira nabi. Wikwigirira nabi. Wikwigirira nabi. Umugambi w'Imana ntabwo ari uko ngukumeze. Nubwo yaguhagaritse umutima ukumva ko ukwiriye kwiyahura n'uwo mugabo, ariko oya siko Imana ibishaka. Va ku kiriyo cy'ayo magambo y'ibicantege n'urwo rwandiko yakweretse ngo bitume wigirira nabi. Oya, garukiraho kuko Imana ije kukugirira neza. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Mana nyiringabo, iyera ya Isiraheli, urera. Icyo wagambiriye kuri ubu bwoko kirahari. Icyo wagambiriye kuri abantu bankurikiye kirahari. Icyo wateganyije kirahari. Inzozi barose zirahari. Icyo watekerejeho kirahari. Garura ibitekerezo byabo. Batwikurura uyu mwambaro ubereka ko byarangiye. Batwikurure iki gitwikirizo kibereka ko nta nzira. Batwikurure iki gitwikirizo kibereka ko byarangiye. Wongera ubiyereke bundi bucya. Bereke ubwiza bwawe. Bamurikishirize mu maso hawe. Bongere babone neza yawe. Bongere babone gukora kwawe. Urakoze mwami w'abahami. Urakoze mwami w'ijuru n'isi. Girira neza abantu bawe. Buri wese akubone nk'uko agukeneye. Amahoro yawe atwarire muri bo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti zacu, Imana ibaha umugisha kandi bakomereza amaboko nk'uko twabivuze dutangira. Twebwe mwadukurikirana kuri Urakenewe official, niyo channel tubonekaho. Ushobora kuduhamagara byihariye, ushaka twaganira nawe, ukeneye ko tugusengera by'umwihariko. Nimero yacu ngendanwa ni 0788 31 6 37. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.